kiriya kintu yakoze cyo kuririzinga indirimbo mu gitaramo Amaji cyane ryoheye kabisa. Amaji umva mwumvisha akantu aka kantu kamaze imyaka ibiri Melody akavuze ndetse wumva ariko none ikibazo nta kibazo gute none sugo ifoto yakwica igitaramo ngubu fata ifoto ya The Ben ijyane mafano urebe ko ndabazitura ibintu by'ubwoba gute none sugo ifoto yakwica igitaramo ngubu fata ifoto ya The Ben ijyane mafano urebe ko ndabazitura urumva ifoto wabona ifoto timu yose ikajagarara abantu bagasara bagasizora bakavuga n'ibitari ngombwa niyo mitwe mibi yanyu mwakoresha kugira ngo mubangamire igitaramo cya ifoto kweli ntago nigeze printing ifoto yego ntago nshobora gukora ikintu nk'icyo ariko sebwo niyo na printing ubu ni ifoto yande wazana hano simba twike yego uzi ikibazo gihari iki gitaramo ikintu cyansigiye ahubwo cyatumye mbona ubwoba abantu bangirira niba bana ifoto yanjye bagasara twihuriye amaso ku yandi mugize nk'ibyago mukagera bakabafunga cyaba nta mwanya mfite w'ibyo bintu cyane uburezi ngenda nabibona ngaseka none n'abantu bakuru bafite impara n'inda bakabizamo oya abo nibo bana babi nibazajya babimubwira ajya birenga yikomereza gahunda ze nta kintu na kimwe rwose mwifuriza kibi yego n'abafana be babimenye n'abafana banjye babimenye niba numvisha bavuga ibya bato bazamuzane mu bakubitiraga ko nikunda nitahira reka njye kuririmba my G yego n'abafana be babimenye n'abafana banjye babimenye niba numvisha bavuga ibya bato bazamuzane mu bakubitiraga ko nikunda nitahira reka njye kuririmba my G byanamubaje bro byaragaza no kuri stage abyumvishaga koni nyine njuga ntiyazanyaga ko garukira Amaji yewe umujama aririmbye ikinyafu bagira ngo ari kugitegurira nde arabivuza ariko oya yaririmbye ikinyafu bandi ngo ni icyo gukubita ngo abadada kumba bafite abantu ari gutegurira inkoni ibi bintu yabivuze imyaka ibiri ishize bro aho ikibazo cy'ibitabo by'ibida ngo n'urutwe ni ibiki ntago namenye ibyari muyoboke ngo bakomeza kukubwira ibintu ngibigabo by'uruhara n'uruti ako rero nawe njuga afite ubutumirera yarahari mujye mwemera yego hoya ibintu ndi kumva niko byagenze cyangwa bro none ikintu kirenze abatuzaniye korali ibyo bintu uri kuvuga niko byagenze ya korali ari bafitanye indirimbo bamaze na pastor hari yarafite kumentioninga indirimbo ye shasha arangije mva sindangize arangije aravuga ngo uvira tombe bariya ni abanyamurenge iriya ndirimbo yakoze yayikoranye n'abanyamurenge abenshi that's why yavuze tombe kandi abanyamurenge byose rero yakoze kinini reka ndangize ibintu byose yakoze hari kwa rugukurura amarangamutima yarashaka gukurura amarangamutima yashakaga n'abafana mu marangamutima yageze igitaramo gusa namufashe nk'umuntu umva amaji byapfuye aho yatangiye kumentioning izina rya Bruce Melody yatangiye kumentioning ngo thank you Bruce Melody ngo atangiye ngo bamunyakazi muri he ariko na Melody hanze yakoze ikiganiro avuga ati The Ben natarira ndashiraho amafaranga ibyo mwabyumvisha nabibonye kabisa ibyo yabivuze muri BC yararimo aragenda ariko umwe n'abari abapampe aravuga ngo ngewe ndashyiraho agacumi kanjye The Ben natarira undi aramubwira ngo nanjye ndashyiraho veni byarangiye kadafashize ijana muyoboke yashyize ahangahe njuga musilamu bamwita musilamu ese musilamu yatashye muri ya modoka yiwe y'ubururu cyangwa yatashye muri bisi umva ukuntu Ben nabonye ikiganiro cye tubwire ngo turabasazi ngo yango ntabwo yakoze umusazi amenye sawa mbwira uwo mugeni Ben bamubashe ngo kwakoze playback oya ngo ntago nakoze playback ariko mwana bari abantu bose bakoze bro bakoze n'abahanzi bakoze cyane rwose Ben yagezaho umujinya uramurenga mu kiganiro abwira abanyamakuru ngo muri abagome
ndumva iryo jambo ari wowe wari kurimvugira Ama-G. baje ko Melody yamanutse nawe akajya mu bafana ngo mwarancutse ngo ubu nguyu ntayo Melody yahise ajya gufana mani. Melody yimanukiye nawe ajya mu bafana Ben. Ariko Ama-G nawe watengushe Njuga, tugaruke ku rundi ruhande. Watenguje Njuga. Oya ibya Ama-G mubireke. Ibya Ama-G mubireke mani. Barivuganira inbox. oya Ama-G opinion yo nayumvishe kandi nawe yageze arayira barabura aravuga ati ntago najya kuri stage Imeze kuriya. ntafite umufungo. ibyo ni Ese we Ariko ntacyo. Njye naje Ibyo gusanga twashakaga biriya twebwe bintu ari twabibonye. biriya. Ibyo twashaka twabibonye. Reka nkubwire ukuntu Umva icyambere. abafana. Cyakoze ikintu navuga bano bahanzi babiri ikintu cyiza bakoze nuko bazamuye abahanzi bamwe na bamwe dukunda. Reba nka Dieze, reba nkande. Kinganzo wamubonye ko yashaka gusoma Anita Pendo bigapfa Njuga wari uhari. Kwesha tamusoni. oya biri oya ariko nawe ntago ibyo impamvu nabivuga ibyo ngibyo bamumuhayemo gift. Kwesha tamusomye niba bamuhaye gift. Kari gift bari bamwihereye wewe gift wayipfusha ubusa. Njuga ubundi wokorera imbere. Eka babwira. Ari ukuntu Anita yahindukije ijosi bro. Gisa yarayimuriye burundu. Navuze se agiye Cyakoze reka mbabwire. Nta kintu cyane Ikintu cyanangaje yahise dropping irandirimbo. Ikintu cyanangaje mwe mutazi. Nukuntu gabanya iyo muri mwe kwisubiramo. Nunuza washyizeho wari kuri muri kumwe kuri TikTok. Njyewe Wowe ntabwo ari twe dufite amayeko. nyine ndi kuvuga nkisubiramo kubera telefone iri aho ngaho ufite mu ntoki. Oya ndayifite ko nta volume irimo mani. Umva Ama-G ikintu cyanangaje ni ukuntu Rakinze Imana yasinyishaga abantu mu marebo. Yabwiye Gisa Kinganzo ngo yisusinya ngo muri Kina Music. umuntu witwa Anita Pendo ikintu cyanshekeje ni ukuntu yavuze introduction y'iminota myinshi kurusha iya performance y'umuntu ari ku introducing. Buke Kampala none se tubishyire hehe? Ngo yavutse tariki 9 z'ukwa mbere none se tubikoze iki? Ita celebrating anniversary. Avuga na metero ze n'ibirapima aravuga ngo yatwaye ibihembo byinshi niwe muhanzi wenyine ku isi. Ariko mureke Ama-G tujye tuvuga akantu tukosore. Ngewe niba navuze ngo umuntu yaririmbanye umwenda umwe mukanera amabuye bamwe na bamwe bakarakara. Tekereza abana ba Sheri Silver Foundation bahinduye inshuro 8 bro. Performance y'abana batoye. Sheri Silver agahindura abana bagahindura. Umuhanzi mukuru nahindura umwenda na rimwe. Byambabaje. Nyiri gitaramo bro. Akose akoya. Ufite amarira y'uruhererekane. Ayawe yo azahozwa vuba. Niba uzamuye inkoko 3 kugira ngo umucecekeshe simbizi. Umva ayawe yo nayarize ndiherera ndihanagura ndavuga ati uranengushye. Kandi nabikubwira hano kuri pano. Ndakubwira ati Ama-G ngewe ikintu nzi nuko uzadutungura nkakubona ku rubyiniro. Aga yari kujyayo Ama-G. Ama-G ninde uri kwicira akajisho ku ruhande sha? Yari kujyayo cyabyishe ni kimwe. Hari umuntu uri kwita imuvuga ibintu mutazi. Umuntu uvuze ngo ntago wari bugeyo. Je nari ndi kumwe nawe. Nyine niyo mpamvu impamvu tuba turi gukomplininga ku myenda nuko imyenda niyitegura ikanagaragaza ubwiza bw'ibintu wateguye. Urumva tugomba kureba ibintu byose. Tugomba kureba ibintu byose akantu ku kandi ari umufana yambaye gute yaje afite ku rubyiniro. Uyu nguyu uri kubivuga agende arebe mu gitaramo cya kabiri imyenda icuro yahinduye. Uyu munsi muri uyu mwaka ntago yateguye bro. Uriya mwaka yambaye uruhu. Mwaka nta timu yari afite kabiri. Uyu mwaka yakoze abana bakabaka. Je nabyiboneye.
Nuse nk'abari abana ariko si cyo ni ikintu kirenze man. Imagine kujyana abana kuri stage ntunabasabire n'ubufasha basi ngo uvuga ngo uje kubafasha. Umuntu witwa Nopuja yagiye aza areba show ya Melody arangira avuga ati hano barankomye nta n'ikindi kindi buvuge. Ubu wabona ari icyangu. Umva nkubwire Njuga. Ngewe singiye kubabeshya, nabyutse mu gitondo mfite amatsiko kwanza yo kumenya ngo show imeze gute. Ndabanza njya hariya hepfo ku muhanda njya gushaka amazi yo kunywa, ariko umucuruzi wo muri botike yahise ambwira ati umva nkubwire festival, bati wa muhungu wawe bamukomaguye bya bindi bimwe byo hejuru amaye nka rero. Ndavuga se byagenze gute? Bati sha byihorere, batuzi ibintu The Ben bamukoreye. Ndavuga reka nze gutegereza live ya Amaji ambwire kuntu ibintu bimeze, ariko amakuru ubwo nge ntanayamenye. Nje nari mari gutya vizavi. Rero ikintu cya mbere namenye cyo nuko The Ben yagize umwanya mukeya wo kwita kuri live yewe man, kwita kuri umwanya yaravuga ngo nta team afite bari abantu bamugenda inyuma ntago bamukunda. Nta muntu hari bari abantu oya The Ben ndamukunda amafaranga ye gusa, yenda namufana kabisa. Barabirirwa bamwoma inyuma ntago bamukunda. Baba bamugenda. Iyi ni game y'abantu babiri sibyo, ntago twamenya ngo bajya Njuga none abaye urumva Amaji. Ikintu cya mbere cyo nabashije kumenya nuko Ben ntago yitaye kuri performance yiwe, ntago yayitayeho. Kandi wibuke Bruce Melody wibuke Bruce Melody ikintu cyitwa guperforminga arakimenyereye arakimenyereye. Ikintu Ben yitayeho cyane n'abatera nkunga. Yibagiwe Melody hari ukuntu abantu bareba umuntu bakamusuzugura, ntabwo bamutekerejeho cyane. Reka nkubwire ikintu kiba kiri hariya ni ukwinjiza n'abafana. Ibyo bintu ko ari babiri kumva impamvu atari kwita kuri Melody, impamvu atari yitaye kuri Melody nuko yari azi neza ko The Ben afite abafana benshi, urukumva atarazi imitegurire yande ya Bruce Melody, kandi ntabwo ari kujya kwivanga mu mitegurire ye yaramutumiye. Muri make yarira ni kontra n'amafaranga baba basinyanye bro, nta kindi kintu kiba gisigaye. Twe bitureba nk'abafana, ariko twebwe ikintu tuba dushaka nk'abafana, turashaka ibyishimo byacu, ntago dushaka ibyo by'amafaranga bikore ku giti cyawe, ariko baririmbira ubuntu nibashaka ibyo unategure ibyishimo by'abafana. Atategura mu wundi mwaka ntazagitegura kandi si muzishyura mukajyayo. Kubera iki wundi mwaka uyu nguyu wo bigenze gute? No kubera cyabikoze ubu ngubu. Thank you David. Tubwira ngo wundi mwaka kubera iki? Ikigaragara uriya mupapa agomba kubanza akicara akiga. Festival. Wowe ikintu ngiye kukumvisha ni ikintu cya danger. Rero wumve umuhungu yahise akora ikintu bita ngo nuzubara umugono ni koco yamukocoye. Njuga ikintu mbona nyine bane abafana ikintu tudashaka kwemera. Murakumva Njuga, abafana ikintu ndi kumva bamaze kwishyiramo badashaka kwemera ni ukwemera ko Bruce Melody amaze kuba umustar bihagije, kandi akirimo umukozi mwiza witeye ku ibintu ari barabizi. Umva nkubwire daddy, yego uribuka umunsi Bruce Melody yarafite igitaramo i Burundi na The Ben, ndumva yaragifite umunsi bamwiba telefone. Nagiye kubeshya hariya hantu ubundi niho byabanje kugaragarira Bruce Melody yakomye The Ben, biragaragara boro sibyo. Kandi ikintu cyabiteye ni ukubera ko atateguye concert y'inyone performance
sibyo festival rero yakagombye kuba yarabibonye akavuga ati uyu mujene azi ikintu cyitwa live nanjye kandi ngomba kukiga cyangwa se akaba yashaka kumurushaho festival ikintu cyabayeho utazi urumva umuntu witwa Bruce Melody urumva yari umufana rwose yari umufana wa The Ben ibyo birazwi ari umufana namukunda amuha n'icyubahiro agombwa ako kantu ko mukamenye Bruce Melody asaba The Ben korabo The Ben ayimwemerera by'umunwa kubwanyi kuri telefone nyine musa azamaye agakorabo tugakore ryari nze kuza kukureba tuvugane ntari buze kuza kundeba tuvugane ageze y'umupeti abona umujene ari kumwitwara nko mustari umujene nyine ibintu bari kuganira yabyimye amatwi ariko ahubwo ingufu nyinshi ziri mu mutwe hakuza ngo zishyire ku mushinga zishyize kuki kuri PlayStation urumva aranira bati umujene muri akina PlayStation naje ngo tuganire iby'imishinga ubwo ko hari ikintu kiri buze kuvamo Melody bati umusa reka amaguruke nigendera ubwo ntubikenera uzabikora nutanabikunze ntakundi tugomba kubyumva guys mutapinga nimwumve Njuga nge dore ikintu ndi mbona hano urukumva no kugira timu iri inyuma yawe ariko izi gutegura nicyo kintu gifite imbaraga kuko uwo muntu abo bantu bamuri inyuma yabanje kubatekerezaho kandi uyu mutipe bigaragara ko muri inyuma nta kintu umufasha ntabwo yakwemera ko umugome inyuma umva icyo nzi cyo ngewe kugeza iyi saha ikintu ndi kumva ndi kunenga ikintu cyose cyiswe timu ya The Ben ndayinenze pe mani kugeza ubwo umustar ajya kuperforminga ahantu bakamwiba telefone afite timu iri inyuma y'ingana kuriya sibyo hari aba yarakwisomo yaba umuntu ureba akavuga ati timu yanjye ngomba kuyivugurura aba yarebye kure ikindi kintu mbona Bruce Melody ibintu kuba yavuga ngo yabaye umustar ni umustar kandi aracyaharanira kugira ngo agere kuri Eva apfundikire umufuniko wa nyuma avuga ko nawundi mukurikira inyuma ye cyangwa se umuri imbere ari imbere bihagije ikindi bano ba The Ben babaye abastar mu gihe cya mbere rukumva Melody akishaka arishaka barakwama bameze nk'abandi bafata inka bakavuga inka izabagwa ngo kandi nagateganya kongera kurisha tuzayibaga n'undi nyama iracyazifite bari kuza gusarura ibyo babibye kera aba ntago bakiri mu mirimo yo gukora ubu ngubu basanga basarura ibyahise kandi uyu mutipe arasarura ibyahise Melody arasarura ibyahise kandi afite n'imizigo mishya iri ku isoko urukumva kandi akagira imizigo uyu mutipe ntitukaye twirengagiza afite imizigo ibintu uvuze nibyo afite imizigo ibyinitse kandi aracyakora ibaze mu gitaramo cy'umutipe afite igitaramo gishya cya Ben afite igitaramo umutipe amuritsemo n'indirimbo cyashya no kugira ngo byemere kandi nanone mu minsi yarishize nanone itari na byumweru bibiri gushira arafite undi muzigo mushyashya bose urumva atari ari gukora abandi bo bazi ngo bajerwaga n'umuntu kandi afite imizigo ari gushyira ku soko bo ntibazi biri kubera aho ngaho hari ibintu biba bitangaje kabisa ikindi kintu Bruce Melody amaze no kumenya business urukumva ikintu Bruce Melody amaze no kumenya business Serese manze nkubwire umwaka washize ari mu rusengero bro cyo kintu kuki mukibaje na The Ben yarari byose nebiki biterwa n'urusengero uvuga urwari rwo nawe amaji uretse gatoya oya biterwa n'urusengero ntibamushinje mama Riziki hari n'igihe waba uri mu rusengero rwitwa festival hari inkuru nabonye banditse ngo Bruce Melody bamucekinge niba atajya kwamamariza iki ngo kuko ngo ntago umuntu muzima yakubita amasaha abiri live adahagarara ngo nta bintu yafashe umunyakazi yarabivuze Nese n'izina ryewe ntiribivuga ibyo ako vuga ngo amajera avuze urusengero nawe nubwo mutareba neza nubwo yakoze ayo masaha abiri yagiye muri backstage n'iki cyumba ndimo nshatse nakigira urusengero itonde gato ibaze ko ataririmbye na kimwe cya kabiri cy'indirimbo ze ko inyinshi nziza abantu bakunda zose yazisize
nkuko kuri album yaririmbye akaririmbo kamwe gusa karacyo umusaza ansebeje bwa kabiri kabisa ngende umufana wa Ben nta no Beni ansebeje bwa kabiri nyuma yo kurira arongera aransebeje kurira ko ntago ari uri kuvuga ngo mfite ishyari ni ishyari se mfite ishyari ry'iki ngenda aririmba Amaji yewe bashaka gufata Melody bakamushyira hasi yaramaze kuzamuka arakomeye amagufa yaracyakomeye nazapfa kugira muja cyakoze Amaji ikintu kiza The Ben yadukoreye ikintu kiza The Ben yadukoreye yakoze gutuma Melody aduha show that's it turi kuvuga yakoze kuba turi kubiganiraho ni ukuvuga ngo muri makeya igitaramo ntabwo ari icya The Ben ni icya Melody ntabwo ari iki ariko ibaza umuntu igitaramo cyari kiri kuri tariki imwe nk'uko wakora ubukwe ukazana Ivuri akaririmba niko bimeze n'ubundi byapfuye ubwo igitaramo cya tariki imwe umuhanzi mukuru yaririmbye kuri tariki ebyiri niho byapfiriye namwe muri babiri niho byapfiriye abaraje ngo abanyamakuru ngo muri abagome abanyamakuru ni abagome se ni abagome gute abana babi ubwo nka Brian bamujyanye guperforminga gute twari dutegereje ko The Ben agiye gukurikira tubona batuzaniye Brian mwakoze yaririmbye iminsi ibiri hano hari umujene no mujene aranditse ngo indabo ziwe zumye ariko namwe muri gukoresha amagambo akomeye mwana bari kumukomeretsa ariko rero nanjye zanjye zumaganya ahubwo Melody yaravuze ngo afite nyinshi ngo azaze ngo abaheho nanyihereho uko umupapa wanjye yandaburije yadutengushye cyakoze ntabwo ari wo gusa ariko ubundi kwiga nicyo kintu cya mbere kibaho icyo nzi cyo The Ben hari isomo yavanyemo hariya basi ubutaha naza next time birababyita kwirara byibuze indi show next time nyine Njuga kuko bibaye inshuro ebyiri ngaho bamwibye fone ngaho ararize ngaho aratengushye basi indi nshuro umumbe mbabwire ese kubera iki Melody batajya bamwiba telefone nganarire ibyo ndabibaza X dira erega uri impfubyi irimenya azirukane fiacre ako utinya umuntu uva muri gereza saa 3 agahita ajya kuri stage kandi agakora abazi icyamuzanye Shadadi aho turahuje cyane nahita kugurira amata yaravuze ngo nta kintu cyabuze imara gucuranga bamufungiye i Burundi murabyibuka I know yes yarabivuze man none se ubwo yarabikoze yavuye jail ahita ajya kuri stage Amaji yagwe Amaji ukora ibyazi ngo abigenza gute harya aninya hetse yahetse aho se ikindi kinunzi urukumva abadashaka kubyemera kandi babibona reba umuniga watigite shaki mwana akamubona umuniga wamukinisha uriya nawe azi kugogera ntukine nyine azi umuhigo ubu turi gusakuza wararyoze azi guhiga man arabyuka abaramukora Melody uwo yagogeye iyo ari ku muhigo nta burage unaba yatwihoreye tugasakuza agahita dutamo kiriya kintu yakoze cyo kuririzinga indirimbo mu gitaramo Amaji cyane ryoheye kabisa Amaji umva mwumvisha aka kantu kamaze imyaka ibiri
Melody akavuze ndetse wumva ariko none ikibazo nta kibazo gute se none sugo ifoto yakwica igitaramo ngubu fata ifoto ya The Ben ijyane mafano urebe ko ntabazitura ndabazitura urumva ifoto ubona ifoto timu yose ikajagarara abantu bagasara bagasizora bakavuga n'ibitari ngombwa niyo mitwe mibi yanyu mwakoresha kugira ngo mubangamire igitaramo cya ifoto se ifoto kweli ntabwo nigeze printing ifoto yego ntabwo nshobora gukora ikintu nk'icyo ariko sebwo niyo nayi printing ni ifoto yandi bazana hano simba twiga yego uzi ikibazo gihari iki gitaramo ikintu cyansikiye ahubwo cyatumye mbona ubwoba abantu bangirira niba bana ifoto yanjye bagasara twihuriye amaso ku yandi mugize nk'ibyago mukageraho bakabafunga cyaba nta mwanya mfite w'ibyo bintu cyane uburezi ngenda nabibona ngaseka none n'abantu bakuru bafite impara n'inda uramwita muyoboke w'imara n'inda abo nibo bana babi nibazajya babimubwira ajya birenga yikomereza gahunda ze nta kintu na kimwe rwose mwifuriza kibi yego n'abafana be babimenye n'abafana banjye babimenye niba numvise bavuga ibya bato bazamuzane mu bakubitiraga ko nikunda abyumvishaga koni nyine Njuga ntiyazanyaga koni garukira Amaji yewe umujama aririmbye ikinyafu bagira ngo ari kugitegurira nde arabivuze ariko oya yaririmbye ikinyafu bandi ngo ni icyo gukubita ngo abadada kumba afite abantu ari gutegurira inkoni ibi bintu yabivuze imyaka 2 ishize bro aho ikibazo cy'ibitabo by'ibida ngo n'urutwe ni ibiki ntago namenye ibyayo muyoboke ngo bakomeza kukubwira ibintu ngibigabo by'uruhara n'uru ako rero nawe njuga wivuga ngo ni muyoboke ibyo bintu ntago ubihagazeho ntago tubizi yarari kwivugira ngo abafana baraza bakavuga ibigambo ngo n'abagabo binda n'impara bakabyivanga ntago yigeze avuga muyoboke wenda n'inyamabungo festival ntago ndi umwana nta nubwo ndira nyiramivumbi kumuvumba nta deni barana n'icyo mbacaho iyo umuntu avuze umuntu ndabyumva nkabimenya nkabishyira mu gutwi nkanabisesengura none se uzi guteka atavuze Kisegedi Kisegede afatanyije na The Ben ako kuki muri gushaka kwinjirika abantu ako se bimeze bitwere iki muri timu yose nyine Kisegede aje mate Njuga oya muri timu yose umusaza niwe ufite urudani n'urutwe none se harundi bagendana harundi uzise baragendana nyamabondo ko abonye ikiraka ejo bundi mutangiye nyamabondo abonye ikiraka nawe ntagaze ibyo yari arimo nyamabondo yaravuze ngo karaka akazi wabona wenda hari undi muntu tutazi ariko se ariko muri iriya timu muri timu ya The Ben ninde ufite urutwe ninde mbwira undi muntu no pujase ninde nyine cyakoze Njuga ejo bundi Melody noneho ko umva se ejo bundi bwo Melody yaramuvuza rero aravuga ati ngo muyoboke yangeze imbere aragwa ngo gapfukamye ariko hajemo n'utuntu twa bogisa ikintu cyamubabaje ngo nuko bogisa yari yambaye yaraguye yamugeze imbere ibogi akantu abona yaraguye ujya ubona abantu ukuntu bajya bambara umwenda iyo nta box wambaye ka kaboro k'inyuma kuri inyuma ari umukanda nzugi wanditse ngo Amaji ntago tuzongera kukumva na rimwe uvuga zumvirije ubundi se wowe ntawe ko Melody yaguhemukiye wirizwa ahubwo wowe ntuzanyumve ahubwo Imana ishimwe ndakuvumbura ahubwo urakaba igipfamatwe kandi nuba ari kukumva Amaji yewe yakumvaga nkakuremera gakisi